Yesu ashimwe nshuti bavandimwe bakunzi b'umusaraba, reka tubahe ikaze muri uyu mwanya kuri Duhumurizanye TV, mbibutsa ko turi ku munsi wa gatanu w'amasengesho yo kuyoboza Imana inzira. Iminsi 7 yo kuyoboza Imana inzira, tugeze ku munsi wa gatanu mu minsi 7. Ndabizi neza ko hari ababa barayakoze n'abandi batayakoze, ariko abayakoze mwese Imana ibaha umugisha, ndetse n'abashobora kubyumva uyu mwanya bagatangira gutangira kuyasenga. Ni byiza, ni umugisha ukomeye, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Reka nsabe niba ubishoboye usangiza abandi amateraniro yacu, kuko uyu munsi ndashaka ko dusenga. Ndashaka kugusengera, hari ibintu byinshi byo gusengera, ariko mu ijambo rimwe nahawe uyu munsi turasenya umwuka ufatira ibyacu n'abacu. Uyu munsi turasenya umwuka ufatira, ugwatira, ufatira ibyacu, ibyo ni ibintu n'abacu. Abo ni abantu. Hari abantu bafatirwa n'imyuka tutazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibyacu byari bidukwiriye, umwanzi ajya afatira, bigafatirwa. Wari ubyemerewe, byari ibyawe, wabibonaga, wabonaga ko ugiye kubisingira, ndetse bimwe wari warabisingiriye, ariko ugashiduka hari umwuka ufatiriye. Ushobora gufatira abantu, ushobora gufatira umugore, ushobora gufatira umugabo, wafatira abana, wafatira abavandimwe, wafatira ababyeyi, wafatira inshuti zawe, mwapanganaga ibikorwa runaka, ariko ugafatira. Mwapangaga byageze ku musozo, Satani agafatira. Satani yaje kuzirika ibyakatunejeje, Satani yaje kwica, yiciye mu kiganza ibyakadushimishije, kugira ngo duhorane amarira, kugira ngo duhore ubwihebe. Yaje kwica abacu, bakagiriye umumaro, bakatubereye umugisha, kugira ngo tubeho twiganyira tuvuga ngo ariko Mana, igihe cyose ngize amahirwe agiye kuboneka no kugaragara, maze kuyabona, nibwo Satani ayicira mu biganza. Ni umwuka rero ufatira, ni umwuka rero ugwatira. Uyu munsi turasenya umwuka ufatira ibyacu n'abacu. Ese hari umuntu unyumvisha avuga ngo amena? Tugomba gusenya umwuka ugwatira. Reka mbabwire, ariko mbere yuko ntangira gusenga, reka nsome iki cyanditswe tugisangire. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa, nibiza kudukundira ku ikoranabuhanga bigakunda, baze kudushyiriraho uwo murongo, ariko nibidakunda ndakundi bitewe nuko network ari gita bimeze neza. Reka turebe ibyakozwe n'intumwa 12. Byakozwe n'intumwa 12 ni umurongo umwe gusa. Ni umurongo umwe gusa. Ibyakozwe n'intumwa 12 n'umurongo wa mbere. Nuko muri icyo gihe nyine, ariko ubizane muri iki gihe, umwami Herode afatira abo mu itorero, afatira abo mu itorero, bamwe kubagirira nabi. Nidushake dusome n'uwa kabiri basi, n'uwa gatatu, ntacyo, reka dusome nk'itanu. Dusome n'uwa kabiri, n'uwa gatatu, n'uwa kane, n'uwa gatanu, kugira ngo muze kubyumva neza. Ambere ku wa mbere. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Kabiri, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Gatatu, abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari iminsi y'imitsima, icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Aho niho nshaka ko turyama tugasenga. Mana y'amasezerano, ndashaka ko dusenga amaboko afite ibyawe akabirekura,
amaboko yafatiriye ibyawe, amaboko yafatiriye abawe, amaboko yafatiriye ubuzima bw'abawe. Ashobora kuba yarafatiriye abana bawe kubagirira nabi, ashobora kuba yarafatiriye umugabo wawe kumugirira nabi, ashobora gufatira umugore wawe kumugirira nabi. Yewe si icyo gusa, hari igihe anafatira abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu n'inshuti zacu tuzi, izo dusabana, izo twasangiraga, izo twicaranaga, zari ibyishimo byacu, ariko Satani arazifatira. Kandi umugambi we yaje kwica, yaje kwiba, yaje gusenya no kurimbura. Reka ngere ko nakandi no gutandukanya bibaniye neza. Buriya Satani yarijya gutandukanya nabo mwari mwibaniye neza nabakabafatira, ugasanga yishe umubano w'abantu, yishe umubano mwiza wabanagamo n'abantu. Afatira inshuti yawe, afatira umukunzi wawe, afatira umusore wawe, afatira umukobwa wawe, arafatira. Kandi yafatiriye abashaka kukubabaza no kugukomeretsa no kukuraza mu gahinda n'amarira. Regara abantu bafatiriwe, Satani yabafashe mateka. Hari abagabo bafashwe mateka batazi ingo zabo kuzigeramo. Rega Satani yabaziritse amaguru n'ibirenge. Ibyo Satani ajya bikora, agatandukanya umugore n'umugabo pe bakundana, ukamubwira uzaza ryari, nzaza iki gihe, nzaza iki gihe, igihe kikarenga nzongera nzi iki gihe, icyo gihe kikarenga. Rega Satani ajya azahaza abantu, arabafatira akabazirika. Satani arekura umuntu wawe, Satani arekura umugabo wawe, Satani arekura umugore wawe, Satani arekura abana bawe, Satani arekura inshuti zawe, Satani arekura ibyo yahambiriye. Umwuka ufatira ibyacu, amaboko afatira ibyacu, abirekure mu izina rya Yesu. Abirekure. Isengesho ryanjye ndagarukaho ngo amaboko afatiriye ibyawe abirekure, amaboko afatiriye abawe abirekure. Lemosha tebo sede boshako tesanda. Uyu mwuka ushobora gufatira, fata bugwati. Muzi ko hari indwara Satani ajya ateza abana, agateza abantu, agateza imiryango, ari ukugira ngo afatire abantu, abateze uburwayi, ababarize mu burwayi, ababarize mu gahinda ko kubarwaza, abarwaza indwara z'amayoberane, abarwaza ibibazo, abarwaze. Iyo urebye ubona Satani atarafatiriye ibyawe n'abawe. Iyo witegereje ugashishoza ubona Satani ntabyo yafatiriye, nta butunzi bwawe yafatiriye, nta mugisha wawe yafatiriye, nta gikorwa cyawe ubona yaziritse yafatiriye, nta byari ibyawe yafatiriye. Icyo mvuga ni kimwe, turashaka gusenya umwuka ufatira ibyacu, gusenya umwuka ufatira ibyacu. Amaboko afashe ibyacu agira ute? Abirekure. Amaboko ahambira ibyawe agira ute? Abirekure. Amaboko ahambira ibyawe agira ute? Yewe abirekure. Amaboko ahambira abawe abarekure, arekure. Iri joro ni ijoro ryo kubwira umwanzi ngo rekura ibyo wagwatiriye, rekura abo wafashe, rekura ibyo wafashe, urarekura. Amaboko y'umwanzi agira ute? Arekure. Sema haleluya. Ajya afata bugwate. Hari imyuka, babwire beneda, ingo zifite ibibazo kubwo imyuka ifatira imiryango. Basanga ari umuryango waboshywe, Satani yaboshye urugo, aboha umugabo aramufatira pe. Hari igihe ubona umugabo wawe yarafashwe, washishoza ukavuga ati tu, uyu mugabo afite imyuka yamufashe, kuko ibintu akora n'uburyo asigaye ameze, n'uburyo asigaye yitwara, ukavuga ati uyu mugabo yarafashwe pe. Hari abagore bafite abagabo bafashwe, kandi abagabo banyu bafashwe mateka, barafashwe. Uyu munsi iri joro turavuga ngo agira ute? Arekure. Arekura abagabo bacu, arekura abagore bacu, arekura abana bacu, arekura abakobwa bacu, arekura abasore bacu, arekura imiryango yacu, arekura abantu bacu. Hari umuntu wawe waboshywe kandi abohwa n'imyuka utazi. Iri ni ijoro ryo kubwira Imana ngo Mana, ibintu byafashe ibyacu birekure. Amaboko yafashe abacu arekure, amaboko yafashe ibyacu byose arekure mu izina rya Yesu. Hari ibintu utegereje utari kwiriye gutegereza, wakabaye ufite. Hari ibintu wakabaye wicayemo uticayemo byari ibyawe, ariko byarafatiriwe. Hari ibiryamo byakabaye ari ibiryamo byawe, ariko byarafatiriwe. Hari imigisha bari kukurya, bari kukonera,
yabaye ifatirwa n'umwanzi, hari amaboko yafashe ariko agomba kurekura. Umva nkubwire, hari ikintu Satani ajya yambika abantu akabahindanya, akabereka ko badakwiriye muri icyo gihe. Urakwiriye muri iki gihe, oya ni wowe bikwiriye. Ibyiza biragukwiriye, amahirwe aragukwiriye, umuryango uragukwiriye, kubaho neza biragukwiriye, kugira ubuzima biragukwiriye, kugira iterambere biragukwiriye, ibyiza biragukwiriye, ahubwo hari amaboko yabifashe, hari akanwa kabimizi. Muribuka ijambo Yobu yavuze muri Yobu 20:15, Yobu 20:15 yaravuze ngo ubutunzi Satani yabumize bunguri, ariko Imana izabuhubuza mu nda ye. Bivuze ngo umwanzi aramira, ariko nubwo yabimize ntiyabikanje. Iyo bamize ikintu bunguri batagikanje kigenda uko cyakamizwe. Imana yo kuvuga ngo izabuhubuza mu nda, ni ikintu cyamizwe kigomba kurukwa. Kubwiza ukuri, hari ibintu utegereje utarukwiriye kubitegereza. Hari ibintu byari bye wakabaye wicayemo, hari abantu bawe wakabaye uri kumwe nabo, hari ibirori byawe wakabaye warakoze, hari amahirwe yawe wakabaye waricayemo, ariko umwanzi yarafatiriye. Umwuka ufatira ugafatira n'ibirori, umwuka ugafatira umusore yaravuze ngo ngiye gushyingirwa akabimira, umwuka ufatira umukobwa akajya ava mu birori nta mpamvu. Hari imyuka ifatira bene da, hari imyuka igwatira igafata. Ariko mureke mbabazi, uzi kubona umuntu akora ibintu ukajya wibaza n'umwana. Hari abantu bakora ibintu, hari n'abantu, hari imyuka ifata abantu bagakora bagasubira inyuma mu bitekerezo, mu bwenge, akajya akora ibintu ukibaza ese uyu muntu yararozwe, ni umwuka umugira utya, ni igiki kimwangije gutya. Hari imyuka ifatira, hari amaboko afatira. Iyo afatiriye bisaba gukora isengesho ryo kuvuga ngo wa maboko we, wa mbaraga we, wa butware we, wa murozi we, wa mukuzimu we, wa myuka mibi we, wa Satani we, ujye ufatira. Rekura mu izina rya Yesu. Uvuko Bibiliya yatubwiye ngo ubwo Petero yafatwaga, murabyumva neza, amaze gufatwa, afatwa na Herode, arangije ngo yicisha Yakobo inkota. Amaze kwicisha Yakobo inkota yiyongeza Petero. Amaze kwiyongeza Petero ashyiraho abarinzi bo kumurinda 16, bane imbere, bane inyuma, bane ku ruhande, bane ku rundi ruhande. 16 abo ndabagereranya n'abadayimoni 16 barinda umuntu kugira ngo atagisesinga amasezerano, atenjoyinga amasezerano ye, umva adacelebrating amasezerano, atishimira iby'Imana imukorera, atishimira iby'Imana yamuremeye, atishimira iby'Imana yamusezeranije. Abo badayimoni abo 16 ngo barinda Petero, baramusenguruka, bane iruhande, bane urundi ruhande, bane imbere, bane inyuma, ngo bamubohesha iminyururu amaboko n'amaguru, ngo bamuryamisha mu cyumba cy'imbere hagati imbere muri gereza, ngo baramurinda, ngo bamurindira kugira ngo ubwo Pasika izaba yenda gusohora, Herode azaze amwicira imbere y'Abayuda, anezeze iki Abayuda. Wari uzi ko amarira ya bamwe ari ibyishimo bya bamwe? Petero iyo yicirwa imbere y'Abayuda, bamwe bari kuba baselebratinga, ariko itorero ryabaga riri mu kiriyo. Nicyo gituma ibyo ubura, ibyo utakaza, ibibohwa, ibizirikwa, ibintu byawe umwanzi aboha, abantu bawe umwanzi aboha, hari abashobora kubyishimira, ariko hari n'abandi bashobora kubabara. Nicyo gituma ibyishimo bya bamwe ni amarira y'abandi, ariko amarira ya bamwe ni ibyishimo by'abandi. Sikiya, uranyumva neza? Ntugire ngo ibyo umwanzi yafatiriye kuri bose bazababara. Hari abazishimira kubabaye, hari abazishimira ko ibyo byapfapfanye, hari abazishimira ko ibyo bitagenda neza, hari abazishimira ko ibyo bidakwiriye nyine ntabyo ukwiriye guhabwa, ariko urabikwiriye. Narivuze ngo urabikwiriye. Hari ijambo rimwe nkubwira, abitorero bagira umwete wo gusabira Petero kuki kumana. Umva yemwe abitorero mwe, umva yemwe abitorero, umva bizera, umva abakristo. Umumaro wacu nuko iyo ibyacu biboshywe n'abacu bakabohwa,
tugomba kurara dupfukamye tuvuga ngo narekure Herode, narekure Herode, arekure Petero, Herode arekure ibyawe. Ndavuga Petero basengeraga, ariko nawe ufite icyo uri gusengera. Barara binginga, barara bahenda Imana, barara bayibwira ngo Mana yego yamufatiriye, yego yamushyize abarinzi 16, yego aramugose rwose, yiteguye kumwica ku munsi wa Pasika kugira ngo anezeze abayuda. Ariko natwe turaye imbere yawe Mwami, tugarurire Petero, bohora Petero, mukure muri ayo maboko arekure Petero, ayo maboko amurekure, ibyo biganza bimurekure, iyo minyururu imuveho, imuve ku maguru, imuve ku maboko. Barasenga ngo marayika aramanuka bohora Petero, amukuraho iminyururu. Amaze kumukuraho iminyururu, amukura iminyururu ku maboko no ku maguru. Ngaramubwira ngo fata inkoni, kweta inkweto, kenyera umwitero. Ngo Petero abikora nkaho ari mu nzozi. Ngaramubwira ngo nkurikira tugende. Aramukurikira, barasohoka. Ngo inzugi zirikingura, izindi zirikingura, urwa gatatu rurikingura, urwa kane rurikingura, n'urwa gatanu rurikingura. Ndimumbaza inzugi zari zingahe, gusa zarakingutse. Umva, iyo twasenze inzugi zirakinguka. Umva, amaboko agwatiriye ibyawe arabirekura, amaboko agwatiriye amafaranga yawe arayarekura, amaboko agwatiriye business yawe arazirekura, amaboko agwatiriye urushako rwawe ararekura, amaboko agwatiriye ubutunzi bwawe araburekura, amaboko agwatiriye ibikorwa byawe arabirekura. Kuko hari ibyawe byafashwe, hari ibyawe byagundiriwe. Umwanzi yaragiye arabifatira, arabizirika. Iri joro ni ijoro ryo kugira ngo arekure. Reka dusubiremo. Amaboko afashe ibyacu abirekure, amaboko afashe ibyacu abirekure, amaboko afashe ibyawe abirekure, amaboko afashe abawe arekure, amaboko afashe ikintu cyawe arekure. Hari icyo uri gusengera akirekure, hari icyahambiriwe akirekure, hari icyaboshywe akirekure, hari icyadanangiwe akirekure. Niyo yaba arashyizeho abadayimoni bakakirinda. Umva, nta badayimoni barusha imbaraga. Uza abasirikare 16 bari barinze umuntu umwe. Petero yari arinzwe n'abasirikare 16. Marayika ntiyatinya abasirikare n'ubwinshi bw'abasirikare. Itorero ryasenze, wasenze ukabyuka ugasenga, wahagurutse ugasenga, ibyafatiriwe, ibyagwatiriwe, ibyaziritswe, abawe baziritswe, abawe baboshywe, abawe bahambiriwe, nta ndwara yabahambira, nta cyangiro babateza cyabahambira. Nta, umva nkubwiza ukuri, nta kintu cyadutera ubwoba. Wagira ubwoba utagishoboye gusenga, wagira ubwoba utagishoboye gutabaza. Narivuze ngo amaboko afite ibyawe, amaboko aziritse ibyawe, amaboko yagwatira ibyawe, amaboko ahambira ibyawe, abirekure mu izina rya Yesu. Arekure ayo maboko, arekure mu izina rya Yesu, arekure mu mbaraga z'umwuka we, kubw'itegeko ry'umwuka. Arekure abana bawe, arekure urugo rwawe, arekure urushako rwawe, arekure business yawe, arekure ibikorwa byawe, arekure ubutunzi bwawe, arekure ibyo byangombwa. Ayo maboko arekure mu izina rya Yesu. Hari ibyangombwa utegereje, wagira ngo utegereje Mesiya uzaza. Umuntu agategereza icyangombwa wemererwa, icyangombwa utagomba kuba ari ugufefeka, ari ibintu wemererwa, ariko ukagitegereza ngo ntegereje icyangombwa, ntegereje ibyangombwa. Kubera icyo ayo maboko atabirekura. Amaboko afashe ibyo byangombwa agira ute? Abirekure. Iri joro hari amaboko agiye kurekura ibyacu. Iri joro hari ibiganza birarekura ibyawe. Iri joro hari amaboko atindanye ibyawe ariko agiye kubirekura. Iri joro hari amaboko agiye kurekura. Iri joro turaye imbere y'Imana, iri joro turaye twinginga. Hari amaboko agiye kurekura ibyawe byafatiriwe igihe. Erega hari imyuka ifatira, erega hari amaboko afatira, erega hari imbaraga zifatira, erega hari ibitero bifatira, erega hari imyuka igwatira ikaryama hejuru y'amasezerano. Umva, amaboko afashe ibyawe abirekure, amaboko agwatira ibyawe abirekure, amaboko agwatira ibyawe abirekure. Nyakira amaboko agwatira ibyacu abirekure. Nyakira amaboko agwatira ibyanjye abirekure. Nyakira di amaboko amaboko agwatira ibyanjye abirekure, amaboko afatira ibyanjye abirekure, amaboko afatira ibyawe abirekure, amaboko afatira ibyacu abirekure. Oriya mashete posande. Umva, ku buzima bwawe nta kintu Satani agomba gufatira
ngo akigumane mu biganza. Nta kintu umurozi agomba gufatira ngo akigumane mu biganza. Nta kintu umwanzi ukurwanya agomba gufatira ngo akigumane mu biganza. Amaboko afashe ibyawe agira ute? Agira atemwe abirekure. Umva ibyo usengeye igihe kirekire Imana ikubwira ko bizashoboka, kubera iki bidashoboka se? Kubera iki bidashoboka? Hari amaboko yabigwatiriye, hari amaboko yabifashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko mureke mbabwire, uzi ko hari amaboko agwatira inda y'umuntu ntibyare? Ubuse mbabazi, utekereza ko kutabyara nabyo ari Imana yica kubyara? Erega n'abandi babyaye nta kiguzi bishyuye, erega nawe ukwiriye kubyara. Ariko hari amaboko agwatira inda zibyara ntizibyare kandi zakagombye kubyara. Hari amaboko agwatira gukora, ukaba warize ufite diplome nziza y'amanota meza, umva wari umuhanga mu ishuri, ariko gushaka akazi no kugira ngo ubone akazi byaranze. Hari amaboko ajya agwatira iyo nzira y'akazi. Ariko ndasenga amaboko agwatiriye ibyawe abirekure. Bwana asifiwe. Kankubwira ijambo tugiye gusengeramo. Kankubwira ijambo tugiye gusengeramo. Mbabarira, jya mu Kuva gatoya, jya mu Kuva gatandatu, jya mu Kuva gatandatu. Leba sheka labo sandere boshite po la korabo sendere bashaya masede waiba leba saya arebo shede bo wayi ni mi Mwuka Wera ngira hano Kuva igice cya 10 ku murongo waho wa 24. Mwami wanjye we, nkubwiza ukuri ugize amahirwe uri imbere yanjye. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ndagusengera Imana ikingure, ifungura ibintu byafungira mu gihe kirekire. Ijuru riratabara. Okay, twagiye 10:24. 10 Kuva 10:24. 24. Farawo ahamagaza nde? Mose. Aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu. Imiki yemwe? Imikumbi ubwo n'ubutunzi. Nguko uko Satani ajya ashaka ngo niba kurekuye ariko agira ibindi asigarana. Niba arekuye wowe ariko asigarana umugabo wawe, niba arekuye wowe asigarana abana bawe, niba arekuye wowe asigarana umugore wawe, niba arekuye wowe asigarane nyoko, niba arekuye wowe asigarane so, niba arekuye wowe agira abandi asigarana. Satani ntaba ashaka kuturekura rwose. Ariko umva Mose uko yamusubije. Umva ko ijambo rivuga. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara mbigumane. Abana banyu bato bamubajyane. Bazanywa iki k'imikumbi isigaye? Amata bazayakura he? Bazarya inyama bazivanye he? Bazabeshwaho n'iki k'imikumbi ashaka kwisigarana? Urumva kuntu Satani ari mubi. Abashaka nubwo wakizwa usigarana inzara, ukizwe usigara urwaye amavunja, ukizwe urwara imbaragasa, ukizwe ariko agira ibindi Satani asigarana. Mose asubiza ijambo nshaka kukumvisha neza. Umva uko Mose yasubije. Ku murongo wa 25. Mose aramubwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo gutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara. Uribeshya Fara. Usibye no kuvuga ngo tujyane ng'abana gusa imikumbi isigare. Uraduha n'ibyo tuzatamba, n'amashyo yacu tuzayajyana, n'intama zacu tuzazitwara, n'inka zacu tuzazitwara, abagore bacu turabajyana, abagabo bacu turabatwara, abana bacu turabatwara, bashiki bacu turabatwara, basaza bacu turabatwara, imiryango yacu turayitwara. Nta na kimwe tubasigira, nta na kimwe gisigara, nta n'urwara rwo kwishima ugomba gusigarana. Heri yabashe kore bose ande. Satani ni umustrategike. Abashaka agukize kimwe agusigira ikindi, agukiza amarira amwe agusigira ayandi, agusigire agira kandi agusigira akakubabaza.
Donc genda ariko na kino kirasigara, genda ariko ntugenda wese kino kirasigara. Hari ibintu yegura hagaze, yegura senga ariko hari ibyo ubura byinshi, yegura senga ariko hari ibyo watandukanijwe nabyo, yegura senga ariko ibikubabaje reba uko bingana, yegura senga ariko abadayimoni reba uko bagusuzuguye, yegura senga ariko reba uburyo Satani yafatiriye imigisha yawe, yafatiriye abantu bawe, yafatiriye ubuzima bw'abawe. Kuki wabyemera? Ntuceceke, no stop, ntuceceke. Umva, amaboko afite ibyacu arabirekura, amaboko afite ibyawe arabirekura, amaboko afite abawe arabarekura, amaboko yafatiriye ibyawe arabirekura mu izina ryande rya Yesu. Haleluya. Ndakuburanira mu maso y'Imana, amaboko yafatiriye ibyawe arabirekura, amaboko yaziritse ibyawe arabizitura. Mose aramubwira ati umva, nta na kimwe turasigaza, habe n'urwara rwo kwishima. Uzi urwara rwo kwishima? Ngira ngo abagore nibo bagira inzara. Inzara z'abadamu mu by'ukuri usibye iz'uyu munsi z'abasirimu, ariko ubundi nta gaciro k'urwara. Ariko mu mbabare y'abadamu utavuga ngo pastor uvuze iki, ntabwo ntesheje agaciro inzara zanyu n'amasaro mukoreramo. Ariko mu buryo busanzwe inzara z'intoki, kera inzara z'amasaro zitari zaza, twarazicaga tugakuburana n'imyanda n'imisatsi tukajya kujugunya. Ndatekereza wenda usibye nizo, usibye izi nterano zaje, izi nterano zo murazigura kandi zirabahenze. Mwubahwe, yagira ubatukira inzara zanyu muzishyireho, ndetse abadafite murebe uko mufasha begenzi banyu batifite, mubafashe muzishyireho pe. Nkunda abantu basa neza, bagege n'inzara zabo, bagakora udusatsi twabo, make up aho uryo rwose mugezweho, dore ndabemera. Ariko Mose mu rwego rwo kwerekana ko akantu gato simple, akantu gato kari simple, very simple, akantu gato cyane ntituragasiga. Donc umva Fara, usibye kwibeshya ko twagusigira n'itungo rimwe, cyangwa kugusigira umwana twabyaye, cyangwa kugusigira umubyeyi watubyaye, cyangwa kugusigira icyo ari cyo cyose, nta mugore urasigara wanjye, nta mwana wanjye urasigara, nta mugabo wanjye urasigara. Ayo maboko ararekura, ayo maboko aragira gute? Ararekura, ayo maboko aragira ute? Ararekura. Umva kuntu Satani ajya afuhira iryo sengesho, umva Satani uko ajya afuhira iryo sengesho. Reka twumve ku murongo wa 26. 25. Reka nsoze 25. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twose, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. 26. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho, ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu. Kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutari twagerayo kwanza. Ubundi udutegeka ibyo tuzatamba, udutegeka ibyo tuzakoresha gute ku Imana yacu tuzayitambira iduhaye amabwiriza tugezeyo. Ariko Mose ayisariyuti, muyobozi mwiza azi gufata icyemezo, umuyobozi mwiza azi kuvugira abaturage, umuyobozi mwiza azi guhagararira abaturage. Mose yari umuyobozi ukwiriye. ayisariyuti aravuga ngo no, ntudusuzugure, ntabwo dukwiriye kugenda nk'abatindi, no, ntudusuzugure ngo abana bacu bazarwarire bwaki mu nzira, no, ntudusuzugure. Amashyo yacu turayatwara, buri kintu cyose, abacu bose, umuryango wacu wose turawutwara, nta na kimwe tugusigira, nta n'urwara rwo kwishima. Ariko wowe umugabo wawe wamurekeye mu maboko ya Satani, abantu barekeye mu maboko ya Satani, business n'ibikorwa byawe bagomba gukora ubirekeye mu maboko ya Satani, ngo Imana izabikorere kwiyubahisha. Satani yo ntabwo ashaka ko iyo Mana yubaho, nawe ntabwo Satani ashaka ko wubaho. Ibanga, nkubwira ibanga, ni komba spirituel, intambara y'umwuka. Turanyaga, turabohora, turazitura ibyaziritswe kubw'itegeko ry'umwuka. Amaboko yabifashe, amaboko yabihambiriye, amaboko yabiziritse, amaboko yabiryamye hejuru, igituza kibiryamiye, amaguru abiryamiye, umva umubyimbo ubiryamiye. Urarekura mu izina rya Yesu, urarekura mu izina rya Yesu, urarekura mu izina rya Yesu. Mana we, urarekura mu izina rya Yesu, urarekura mu izina rya Yesu, urarekura mu izina rya Yesu, urarekura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugomba kwidekarara nta mikino. Ntabwo basekera Satani, kuko nawe nta gusekera, kandi usetse kabiri aba yifuza kubwa gatatu akuriza.
iyo ushimye gatatu ku bwa kane akuteza ibyago. Nicyo gituma umwanzi ufite ni Satani, kandi ni utera umwuka wo kuzirika no guhambira. Nakoresheje ijambo ryitwa gufatira. Kuki se afatira? Afatira kugira ngo ujye uhora nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana no mu marira, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Akugendana ntikagenda konyine, kagendana n'ibyago. Unyumve neza, agakiza kadukiza ibyaha, agakiza katuvura ibikomere byo mu rugendo rw'ubuzima, by'ibikomere twakomeretse mu mateka yaturanze. Agakiza katuvura ubukene. Nta muntu ufite agakiza kavure w'umukene. Yaba mu bihe by'ubukene ariko ntabwo ari umukene, yaba mu minsi mutera ubukene ariko azasoza atari umukene, yaba mu bihe yambara ubusa ariko azasoza atambaye ubusa, yaba mu bihe adatunze ariko ntazasoza adatunze, yaba mu bihe yanyazwe byose ariko Imana igarura byose izabimugarurira, yaba mu bihe yambuwe byose ariko Imana igarura izamusubiza, izamuhembura, izamwubaka, izamukomeza. Sema haleluya. Ikura umutindi ku cyavu, ikamuzamura, ikura abakene hasi mu mukungugu ikabazamura, ikura abatindi bo gusabiriza babandi bo mu nzumbi ikabazamura. Twese dufite amateka yaho twavuye, aho twavuye turahazi. Agakiza karatuzahuye. Oriya mashede bose karebo. Mwuka wera tegeka, ibyawe birekurwe, tegeka ibyacu bibohorwe, tegeka imbaraga z'Imana zikore, tegeka ijuru rihinduke, tegeka hindura ibintu, tegeka mwuka wera, tegeka mwuka wera, tegeka imbaraga z'agakiza, tegeka butware bwiza, tegeka jambo rihindura, tegeka mele do sondoro boshe karabosa kesha tepa. Mwuka wera tegeka, mwuka wera tegeka. Aho mwuka wera arazitura, aho mwuka wera ari azitura ibintu, aho mwuka wera ari azitura abantu, aho mwuka wera arabohora, abohora karande. Iyo karande yiwanyu igomba gusigara, ntuyambukana, ntuyijyana. Ntabwo uri karande, uri umwana w'Imana. Ntabwo usa na karande, uri umwana wasenze. Ntabwo usa na karande, uri umuragwa. Ntabwo usa na karande, ntabwo uri karande, nturi umugabane wa karande. Uratandukana na karande. Ibyabaye iwanyu ntibizakubaho, ibyaranze amateka y'iwanyu sibyo bizakuranga, ibyabaye iwanyu sibyo bizaba ku buzima bwawe. Likora bosa nderebo sheko sete. Urakoze mwuka wera. Ya umva uko ijambo ryatubwiye. Ijambo ryavuze ngo iki? Kuri 10:27 aho turacyahari. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyemera ko bagenda. Farawo aramubwira ati mo mvaho, irinde ntukongere kunshira iryera, kuko umunsi wanciye iryera uzapfa. Uzi cyari kibayeho? Hari habayeho separation, gusepara. Umunsi yabonye Mose azamwica. Ntabwo Imana irindira kupfa, ahubwo iyo umwanzi wawe Satani yatangiye kuvuga ngo sha aho ungeze noneho ndakwica, Imana ishyiramo urukuta rutuma mutazongera kubonana n'izo mbaraga z'umwijima. Hari abadayimoni bakuzengereje, hari imyuka ishaka kukwicira abana, hari imyuka yakumugarije abana, hari imyuka iri kugutereza abana ibibazo, hari imyuka iri kuguteza imibabaro. Umva nkubwire, ya Imana guhumugisha. Hari imbaraga uri gukirana nazo zikubwira ngo ariko turaguhotora. Farawo yarazi kazahotora Mose, ntiyamenya ko yananiwe kumuhotora ari uruhinja, ntiyamuhotora ari umugabo. Satani utaraguhotoreye mu nda ya mama wawe, Satani utaraguhotoye ukambakamba, Satani utaraguhotoreye ku matako y'abandi baguteruraga uruhinja, ntazaguhotora ubu, ntazahotora bawe ubu. Imana igiye gushyiramo separation, gutandukanywa n'icyakuboshye, gutandukanywa n'icyakuziritse imyaka myinshi, gutandukanywa n'icyagutwazaga igitugu imyaka myinshi. Eri boshete sakorabo lamo shandere bosika la bosha ya marakata katakateke lekorobo sokora bashanda la baseya mashede bosia. Umva uko Mose yavuze. Mose aramusubiza, tuvuze ukuri, sinzongera kugucira iryera. Birarangiye, uvuze ukuri. Ariko Mose yari umugabo. Iryo uvuze ngo nituzongera kubonana, fini, nituzongera kubonana ukundi.
barangirizaho. Umva uko Imana yahise ibwira Mose, umva uko Imana yamubwiye. Reka nkumvishe uko Imana yamubwiye. 11:1 igice cya 11. Umva uko Imana yahise ihagarara iruhande rwa Mose iramubwira ngo Farawo avuze ngo iki? Aravuze ngo ntimuzongera kubonana. Very 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 good. Umva arakoze kuryivugira, ntimuzongera kubonana ukundi. Imana iravuga ngo ngiye gukora ikintu kimwe. Kimwe. Muri iri joro Imana ikora ikintu kimwe. Amaboko afashe ibyawe ararekura. Amaboko yagwatira ibyawe ararekura. Imbaraga zagwatira ibyawe zirarekura. Amaboko yaryamye ku byawe arabirekura. Amaboko aryamiye dosiye yawe arayirekura. Amaboko aryamiye umva umutungo wawe arawurekura. Amaboko aryamiye amasezerano yawe ararekura mu izina ryande rya Yesu. Ngiye gukora ikintu kimwe. Imana igiye gukora ikintu kimwe. Igiye gukora ikintu kimwe. Ngo ubwo Mose yavaga imbere ya Farawo 11:1, Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe, ngiye kugiteza Farawo n'abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende, nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. None azababwira ngo push. Hari igihe umwanzi waryamiye ibyawe, iyo wamuzengereje wamukubise ikibatsi cy'amasengesho, ajya avuga ati oya nabiryamye igihe kirekire ndabirekuye, nabaryamye igihe kirekire ndabarekuye, noneho nimugende, nimugende. Icyo ni ikibatsi cy'amasengesho. Ikibatsi cy'amasengesho kijya gikubita abadayimoni bari baryamye ku migisha y'abantu. Ikibatsi cy'amasengesho kijya gikubita abadayimoni bari baryamye ku buzima bw'abantu. Ikibatsi cy'amasengesho kijya gicyaha imbaraga zari ziryamiye abantu. Ngo noneho bakavuga tumva turahiye. Hari umwana umwe nigeze kuba nsengera, abadayimoni bari baramuhengetse. Ngira ngo uramwibuka, umwana nasengeye mu rusengero wari uhari. Naramusengeye uwo mwana arapfa arahwera. Ngira ngo abakristo baravuga ati noneho birarangiye, pastor kakana karapfuye atayi. Abagore bararira, abagabo barifata ku matama baravuga ati uyu mwana bigenze gute? Yabaye nk'uhwereye. Ariko twagakubise ikintu cyitwa amasengesho, akana kakajya kabaduka tureba. Amasengesho abatura abantu bari baryamye ubuteguka. Amasengesho ajya batura abari baguye hasi bameze nk'intumbi, Imana ikabakiza. Turashima ko kana ni kazima, kariga amashuri, kandi Satani yari yarakavanye mu ishuri. Abadayimoni bari barakaziritse, ibyo mu muryango wabo byari byarakaziritse, ibyo muri bene wabo byari byarakaboshye. Kagendaga gafite ijisho rireba umurgezi, utuguru twari duhengamye. Turashimira Imana ibohora. Amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe abawe abirekure. Amaboko afashe ubwenge bw'abana bawe aburekure. Amaboko afashe imigisha y'abana bawe aburekure. Amaboko agwatira ibyawe arekure. Mwiri joro arekure. Aya masaha arekure. Iki gitondo arekure. Peli basanda mosha deba. Agirute arekure. Ariko njashima Imana. Imana ni nziza. Ibwira Mose ngo mongeye gukora ikintu kimwe. Kubwiza ukuri, kugira ngo Imana ikubohorere ibyawe n'abawe, yakora kimwe gusa. Ntabwo yagomba gukora byinshi. Imana ntiyikebagura. Yakora kimwe. Ni kimwe yakora iwanyu induru zikavuga. Ni kimwe yakora mu urwo rugo induru zikavuga. Ni kimwe gusa. Yagutura umutwaro ukuremerere. Yagutura umutwaro wikoreye igihe. Yagutura umutwaro wikoreye imyaka. Yagutura umutwaro ukurijije amarira. Yagutura umutwaro ukaruhuka. Ni kimwe. Yakora bingahe? Kimwe. Yakora bingahe di? Kimwe. Torero ry'Imana yakora bingahe? Kimwe. Babyeyi bankurikiye yakora bingahe? Kimwe. Bagabo bene data ni bingahe? Ni kimwe. Mwarubyiruko mwe ni bingahe? Ni kimwe. Imana ikore bingahe? Kimwe gusa. Ngo suku basunika gusa azabwira ati oshi mugende mujye gukorera Imana yanyu. Mugende mujye gukorera iyo Mana. Mugende oshi wa mukobwa we ndakubohoye. Oshi wa musore we genda ujye gukora ubukwe ndakubohoye. Genda ushyingirwe, genda ubyare, genda utwite, genda ukiri iyo ndwara. Ni kimwe Imana yakora ikagukiza. Umva, ni kimwe yakora ugahura n'ibyo usengeye igihe kirekire. Ni kimwe yakora ugahura n'umuntu uri gusengera. Ni kimwe yakora ugahura n'umuntu wawe. Ni kimwe yakora ikaguhuza n'uwo mwaburanye. Ni kimwe gusa. Ni bingahe? Kimwe. Usubiriramo ni bingahe? Kimwe gusa. Ni kimwe yakora amateka agahinduka. Ntabwo bisaba ngo ikore byinshi.
ntabwo biyisaba ngo ikore ibintu igihumbi. Mwami wanjye ndasenze, kora kimwe byiringiro bizima, kora kimwe mwami wanjye, ndakwinginze. Hari kimwe wakora mu rugo rwanjye, hari kimwe wakora mu bana, hari kimwe wakora mu rushako rwacu, hari kimwe wakora mu nshuti zacu, hari kimwe wakora mwami. Gakiza kanjye, imbaraga z'agakiza kanjye, bwihisho bwanjye, nshuti idahemuka, we wita kuri twebwe, turakuyoboza inzira. Hari ikintu wakora amaboko afashe ibyacu akabirekura, hari ikintu wakora imbaraga zafatiriye ibyacu zikarekura, hari ikintu wakora amarozi barogesheje akarekura, hari ikintu wakora inda zaziritswe zikabohorwa, hari ikintu wakora ibikorwa byacu bikabohorwa, hari kimwe wakora gusa ibintu bigatungana. Kora kimwe mwami, kora kimwe nzagushime, kora kimwe nzavuga ibigwi byawe, kora kimwe nzaguhimbaza, kora kimwe ababyeyi bagutaramire, kora kimwe abagabo bivuga imyato, kora kimwe urubyiruko rukuririmbire, kora kimwe ababyeyi barambarare hasi bagushime, bapfukame bavuge ngo Uwiteka niwe Mana. Yakoze kimwe byose biratungana, yakoze kimwe inzira ziraharurwa, yakoze kimwe amarembo arugururwa, yakoze kimwe inzira ziraharurwa. Mana y'amasezerano, wakora kimwe gusa, wakora kimwe gusa, wakora kimwe gusa. Turakwinginze ukore kimwe gusa. Ngo wakoze kimwe muri Egiputa arabirukana, kwica abana b'imfura bo muri Egiputa. Hari abadayimoni babahatsa abandi. Buri hari umudayimoni mukuru mu badayimoni bose, ni umudayimoni uzirika, dayimoni udashaka ibyo birekurwa. Muribuka Daniel arimo asenga, yarasenze amara iminsi 21 yirije ubusa, ngo maze ijwi rye rikomeza kumvikana mu matwi y'Imana. Imana iravuga ngo ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Daniel aracyasenga, ntitwohereje ibisubizo bye. Why agisenga? Kubera iki agisenga? Ntibohereje marayika w'ibitabo ujyana ubutumwa, nta nubwo bohereje marayika w'umucyo, nta nubwo bohereje marayika w'indirimbo, nta nubwo bohereje marayika uyobora abaririmbyi bo mu ijuru, nta nubwo bohereje marayika w'intambara. Imana irabizi kaho uri kurwana intambara ikomeye, yohereje marayika w'intambara kugira ngo abohore ibyaboshywe, kugira ngo ibyo byagwatiriwe, abawe bagwatiriwe, ubuzima bwawe bwagwatiriwe, umugisha wawe wagwatiriwe, amafaranga yawe yagwatiriwe, akazi kawe kagwatiriwe, ibikorwa byawe byagwatiriwe, ubuzima bwawe bwagwatiriwe. Marayika w'intambara araza atanga igisubizo, ibyagwatiriwe bigiye kurekurwa, byakire mu izina rya Yesu. Ibyafashwe birarekuwe, uzakire mu izina rya Yesu. Nyakira uvuge ngo amen. Ngo ageze imbere ya marayika, ageze imbere ya Daniel amubwira ati Daniel, humura, kuva umunsi watangiye gushishikarira gushaka mu maso y'Imana no gusenga no kwicisha bugufi, amagambo yawe yarumvishwe kandi niyanzanye. Umva nkubwire, amagambo ubwiye Imana ni menshi muri iki gihe, yarumvishwe kandi niyamanuye marayika w'Imana, niyamanuye marayika w'Imana, niyamanuye marayika w'Imana. Hari amagambo wabwiye Imana, hari ibisigo waririmbiye Imana, warayivuze, warasenze, nta kutagize. Muri iki gihe Imana irohereje marayika wo kubohora, wo kuzitura, wo gukura ibyari imvugo mu magambo bikajya mu bikorwa. Tugira igihe Imana iganira natwe, tugira igihe Imana ivugana natwe, tugira igihe Imana ituganiriza, tugira igihe Imana isubira mu masezerano. Ariko simvuga ko isubira mu masezerano, ije kubohora icyaboshywe, ije kubohora icyaziritswe. Hari intama yawe yaboshywe igomba kuziturwa ukayicaraho, hari indogobe yawe igomba kuziturwa ukayicaraho, hari umugisha wawe ugomba kuziturwa. Subiramo ngo kuziturwa. Imana ikumbera umugisha. Subira inyuma ku murongo wa 6. Wanasifiwe. Hari ikintu kimwe kibabaza, ni ugutandukana kw'abantu bidasobanutse. Hari igihe Satani agutandukanya n'abantu bawe bidasobanutse, kagutandukanya n'inshuti mu buryo budasobanutse, kagutandukanya n'umuryango mu buryo budasobanutse, akagutandukanya n'abo mwakundanaga mu buryo budasobanutse. Yemwe bijya birengaho, agatandukanya umugore n'umugabo mu buryo budasobanutse, agatandukanya abana n'ababyeyi mu buryo budasobanutse. Satani ateza umwuka wo gutandukana, ariko Imana ni umuhuza. Nicyo gituma Imana ihuza abantu, ariko Satani atanya abantu. Bari abantu maze gutandukana nabo, bari abantu bari umugisha Satani yagutandukanije nabo.
akoresheje inshuti zaguteranije, akoresheje inshuti zaguconganishije. Kuko hari abantu bashinzwe gutandukanya abandi, ntumwa za Satani zisebanya, zibeshya, zihimba kugira ngo zitandukanye abantu gusa, ziconganisha bikundaniraga. Ndasenza abantu mwatandukanye, Imana ibakugarurire. Abantu mwatandukanye mu buryo budasobanutse, Imana yongere guhuze nabo. Inshuti zawe wikundaniraga nazo, Imana yongere guhuze nazo. Kuko n'abadayimoni bafatira inshuti, n'abadayimoni bavati oya, bazagirirana umumaro, bazagezanya kuri, bazakomeza, kandi nibakomeza bazaturimbura. Amaboko yabo ntituzayakira. Iyo bahuye barasenga, iyo bahuye baganira neza, iyo bahuye baratsinda, iyo bahuye baganira iby'ubutsinzi. Aba bantu nibakomeza, Satani akarema abandi bantu bo kubatanya. Utandukanye n'abanganiki, bose niko bari babi. Utandukanye n'abanganiki, bose niko bakubereye babi. Ntabo watandukanijwe nabo na Satani, n'aba agenti ba Satani. Satani ye kubagumana. Imyuka babatongereyemo n'amagambo babapombyemo bakabapakira, Imana yabavanemo. Bongere babone ubwiza bwawe, bongere babone kuri mwiza, bongere babone umumaro wari ubamariye, bongere babone urukundo wabakundaga, bongere babone ubushuti mwari mufitanye, bongere babone ubusabane mwagiranaga. Umwuka mubi ubarekure. Imana yongere guhuze n'abantu b'umugisha, Imana yongere guhuze n'abantu b'umumaro, Imana yongere guhuze n'abantu bagukunda, Imana yongere guhuze n'abantu baguhumuriza, Imana yongere guhuze n'abantu uririraho, Imana yongere guhuze n'inshuti nzima mu izina rya Yesu. Iyo myuka bafashe ibarekure, ayo maboko yabahambiriye abarekure, ubwo butware bw'umwijima bwababoshye bubarekure mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tuze gusenga, ndikumva nuzuye gusenga. Numva twasenga. Mureke mbabwire, nukuri Satani ajya atandukanye. Uzi gukundana n'umusore akakubwira ngo azagutwara, ejo akabaranyarutse, ejo ndakakubwira ngo azagutwara, ejo akabaranyarutse. Ukajya wibaza, ngewe nzaba ku isoko ry'abankunda gusa bambwira ngo bazantwara koko? Umwuka utandukanya abantu bakagiriranya umumaro. Hari igihe Satani agwatira abantu, wakuvugishaga ntiyongere kukuvugisha, wakwandikiraga ntiyongere kukwandikira, wakuganirizaga ntiyongere kukuganiriza, wagufashaga akareka kugufasha, wakwitaga akabihagarika. Uwo ni umwuka ufatira. Ugira ute? Ufatira bakakugirira umumaro, fatira inshuti z'umumaro, fatira abagukunda bakwitaho, igufatirira. Satani ajya afatira. Hari umuntu wawe wafatiriwe, hari inshuti yawe yafatiriwe, hari urukundo rwawe rwafatiriwe. Nshuti y'umusaraba, Imana iri joro ikore operasiyo. Aya masaha ikora umukwabo operasiyo. Iyi operasiyo niyo guca imigozi yaziritse abantu barabingira akamaro ku buzima bwacu. Iyi operasiyo niyo guca ingoyi Satani yaziritse abantu bari badufitiye akamaro. Duciye iyo migozi, duciye iyo minyururu, duciye iyo migozi, duciye ayo mapingu, duciye iyo magambo mabi ibabwiwe, duciwe izo mvugo mbi zabwiwe abo bantu, duciye uwo mwuka mubi wabafashe gitumo, ubagwa gitumo, ubaryama hejuru. Turawusenye mu izina rya Yesu, turawusenye mu izina rya Yesu, turawusenye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuva 6 murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, umva ko kantu, urumva neza, umva uko Imana ivuga. Abantu murambabaza cyane iyo mutumva uko Imana ivuga. Imana iravuga bene da, ntiyanavuze muri Bibiliya gusa ngo none iceceke. Yaba ari ikiragi, ntiyaba ari yo kwizerwa. Imana y'imvuga rimwe ntabwo ari yari Imana. Yemwe nta wavuze rimwe ngo apfe bamuhambe, nta wavuze rimwe ngo aryama asinzira ubutazicura. Imana yaravuze kandi iracyavuga. Imana yaravuze kandi iracyavuga kandi izakomeza kuvuga. Ntiyahandora Imana Edouard ngo avuge muri generasiyo ye ngo Imana iceceke iteka. Yemwe ninde wahawe akanwa kagacecekesha ntagakoreshe? Ninde wahawe akanwa ngo Imana ikiyime? Imana iravuga, iravuga. Niba itari yakuvugisha uzasenga ikuvugisha. Imana iravuga, kandi imvugo y'Imana ntabwo ihumuriza gusa, ahubwo imvugo y'Imana niyo ngiro. N'ab'isi baravuga bikaba ingiro, Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura. Azagira gute?
reka dusome aka kantu azabarekura. Reka nkubwize ukuri, nubwo umaze iminsi hari ibyawe byahambiriwe, ni ukuri Satani arabirekuye, kandi umwuka wari warabiziritse urabirekuye. Nibishake bibyarazirikiwe ahantu hatandukanye, za majerwa zo ku isi yose zigiramo ibintu by'abantu bimazemo igihe kirekire. Niba ari n'amafaranga wabuze, Imana irayaguye kuzitura ibyawe byose byaziritswe biraziturwa. Ntabwo Imana izitura iminyururu gusa y'amaguru, igizitura n'ubutunzi bw'abantu bwabohewe ahantu, bwazirikiwe ahantu, bwatsindagiriwe ahantu, bwahishwe n'ubwanyerejwe. Imana ijya ibukurikirana. Uwiteka abwira Mose atuhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kubirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Donc Imana nayo yemera amaboko yayo. Iravuga ngo Farawo wabafashe imyaka 430, humura, sindeba imyaka bafashe, hagiye gukora amaboko yanjye, kandi si ukubarekura gusa, azanabirukana ababwire ngo nimuva. Mureke mbabwire, itegeko ry'Imana rigera n'ikuzimu. Niba urukundo rw'Imana rwarageze ikuzimu, siko umurimbyi yavuze ngo ni kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu za mwisi yacu, ngwindushya turuhure. Niba urukundo rw'Imana rwarageze ikuzimu, n'amaboko y'Imana yagera ikuzimu. Niyo waba waraboshywe n'abavakuzimu, niyo waba waradanangiwe n'intumwa za Satani, amaboko yose akuboshye, hari amaboko y'Imana agiye kuyaremerera. Amaboko y'Imana ajya aremerera imbaraga zaturemerereye. Amaboko y'Imana ajya atsikamira imbaraga zadutsikamiye. Sema haleluya, sema haleluya. Hari amaboko yakuremerera igihe kirekire, ariko humura, hari amaboko y'Imana aje kuremerera ayo maboko. Azabarekura abareke mugende. Noneho si no kubareka gusa, azabirukana mugende, kandi azabyemezwa n'amaboko yanjye akomeye. Amaboko y'Imana si magufi. Imana yigeze ibwira Mose ngo ngiye kugaburira Abisiraheli, ndabagaburira inyama ukwezi kose, bazazirya ubudasiba. Mose aravuga ati, Imana we uvuze ibyo utazi, amatungo yabo ndayazi, amashyo yabo ndayazi, niyo bayarya ntibayamara n'icyumweru, baba bayamaze, bazazikura. Imana iramubwira ngo uvuze ngo iki? Ubonye ko amaboko yanjye ari magufi? Urareba ko iryo jambo mvuze rituzura, ndakoze no ku matungo yabo. Amatungo yabo ntiyayakoraho, ibazanira ngicyo bita inturumbutsi, inyama z'inturumbutsi, nicyo bita inuma z'inyagasozi, inkoko z'inyagasozi bazita inkware. Inkware, harya inkware, irindi jambo ry'inkware niri inkware, niba ari inkwarashi ntumbaza, ariko hari inkware n'inkoko y'inyagasozi, ariko iryoha gute? Ariko yemwe abakunzi b'inkoko, reka mujye muzikunda. N'Imana yari izi ko Abisirayeli bakeneye iki? Inkoko. Ariko ntiyabahizo mu nzu, kuko ntazo bari boroye, ibashakira inkware. Wari inkware ntiyazongera kurya inkoko yo mu nzu. Va ku mahoteli ateka inkoko, wari inkware, inkware y'inyagasozi, inkoko y'inyagasozi iryoha nk'isigaye mu nzu. Aha, nyamara ndababuriye, muzambwire, muzayishaka, umuntu uzayibona bazayigura 1,100, izindi zigura 5,600. Inkware Imana irazibagaburira iminsi 30, barwara mu nda diare, zibaca mu mazuru, zirabica kuko bazisabanye kwitotomba. Imana iziba ahantu umujinya, zirabica. Ntukitotomba, uzasenge, ntukarire uvuza induru nk'aho Imana yagutaye. Jya uyinginga, n'Imana yemera kwingingwa, n'Imana yemera guhendahendwa. Uyibwire ngo Mana, amaboko yawe ndacyayumva, amaboko yawe ndacyayizeye, amaboko yawe ndacyayishingikirije. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo soze dusenga. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hari ikintu Satani yiseguye none atari burarane. Yakigize nk'umusego yegamira, none ntabwo ari bukirarane. Hari umuntu wawe Satani
hari umuntu wawe satani yiyegamije, yaramwiyegamije, erega yamuryamyeho, araramuririmbiraho, yumva ko amukoreraho amakorasi. Iri ni ijoro ryo kumunyaga satani. Uwo muntu turamunyaga satani, turamwambura satani, turamwambura satani. Abo bana turabambura satani, umugabo wawe tumwambure satani, urugo rwawe turarwambura satani, abanyazi barunyaze turarunyaga. Kanyaga shitani leo, tunakanyaga shitani. Satani ntabwo yongera gutera amakorasi. Uwo mwanzi waboheye ibyawe akabyisegura, ntabwo yongera kubitereraho amakorasi, ntabwo yongera kubiriraho, ntiyongera kubiryamaho, ntabwo yongera kubyicarira. Imana data, Imana data, hari amaboko aremereye agiye kuremerera izo mbaraga, hari amaboko aremereye agiye kuremerera iyo myuka mu izina rya Yesu. Amaboko ufashe ibyawe arabirekura, amaboko afashe ibyawe arabirekura. Hey, haleluya! Amaboko afashe ibyawe aragira gute? Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Hari nk'ibintu nk'abingahe nari navuze tugomba gusengera. Icya mbere, nibutse ko hari abantu benshi satani yafatiriye, ariko nibuka ko hari n'ibintu byafatiriwe. Niba ari abantu ubasengere, niba ari ibintu ubisengere. Mbibutse ko ibintu byacu niwo mugisha wacu. Yagira uzakubeshya. Ibyishimo by'abantu nibyo twabonye. Amahoro atangwa n'Imana, ariko amahoro ushobora kuyagira uburayi, amahoro ushobora kuyagira wabuze wishyura inzu, amahoro ushobora kuyagira kubera ko Bibiliya ihakanira abanyabyaha ko aribo batazagira amahoro. Nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga, ariko abizera Yesu Kristo, Yesu niwe mahoro yacu. Ariko ibyishimo n'amasezerano yacu. Aryamiye amasezerano yawe angana iki? Aryamiye ibintu byawe bingana iki? Aryamiye abantu bawe bangana iki? Nicyo gituma turasengera abantu, dusengere n'ibintu. Abantu baziritswe, abantu baboshywe, abantu satani yahambiriye, abantu yitendetseho, turababohoza, turababohora mu izina rya Yesu. Ibindi bintu byaziritswe ni wowe ubizi. Uziko satani ajya zirika n'imirima y'abantu kugira ngo itera. Uziko satani ajya zirika ibikorwa by'abantu kugira ngo bidatanga umusaruro. Uziko satani ajya zirika business ugahombera abandi bari kungukira. Uziko satani ajya zirika ibikorwa by'abantu bikadindira, ibyawe bikadindira. Umva ugira inzi tuzuye, ibintu byawe ni bituzuye gusa, ibintu byawe ni bicagate gusa. Ariko kuki ugira ibintu by'ibicagate bituzura? Kubera ko ugira ibintu bicagase bituzura. Erega mu masezerano y'Imana habamwe umwuzuro w'amasezerano. Niba ari inzu kuki ituzura? Niba ari igikorwa watangiye, niba ari umushinga watangiye kuki utuzura? Ntabwo wumva ko harimo ikintu kiboha? Ntabwo uri kumva mwuko uzirika udanangira? Kandi igihe cyose utangiye ibikorwa byawe nibwo utangira kunyagwa amafaranga wari ufite kugira ngo bituzura. Ndabihakanye. No, jamais, jamais, jamais. Ibyawe bigomba kuzura kandi bikaba success. Bigomba kuzura ku rwego rwuzuye. Bigomba kuzura kugera ubwo uzajya uririmba Imana ngo yarabyujuje. Yabikoze neza igira gute? Irabyuzuza. Yarabitangiye irabyusa. Ngo nzi neza ko yatangiye umurimo mwiza hagati muri mwebwe izanawurangiza. N'Imana idakora umurimo igice, ariko ibyawe bikorwa igice, ibyawe bigenda igice. Ibitari byuzura birapfa, bitari byuzura birafeiringa, bitari byuzura bipfira mu nzira. Kubera iki wemera ko bibaho gutya? Ntiwemere. Hari amaboko yicira mu matako y'ibyari bivutse. Hari umwuka wica ibyari bivutse ukayicira mu matako ugahonyora. Reka dukanyage shitani. Kanyaga ramashate karababasi karaboshande. Mana ndasenze mu izina rya Yesu. Mana ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera. Hari ibintu bigenda bicagata ntibyuzure. Ndasenze imbaraga z'Imana, imbaraga zihindura, imbaraga zikomeye, imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zongera zigakusanya inkunga iyo kuzuza ibituzuye. Reka ziboneka hagati muri iri teraniro. Umuntu wese usaba kuzurizwa ibituzuye, reka byuzure. Reka byuzure abadayimoni bacanganyukirwe. Reka byuzure amaboko yari yaratumye bituzura avunagurike. Amaboko yari yaratumye bitagerwaho acikagurike. Amaboko yari yaratumye bituzura akubitwe hasi. Imbaraga zari zarabiboshye zikubitwe hasi. Umwuka wari warabiziritse ukubitwe hasi. Umwuka wari warabiboshye ukubitwe hasi. Imbaraga zikuzimu zikubitwe hasi. Amaboko abinaniza akubitwe hasi. Amaboko atuma bituzura akubitwe hasi. Umwijima uhungi
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amaboko afashe ibyacu n'abacu narekure, amaboko afashe ibyacu n'abacu narekure, amaboko afashe ibyacu n'abacu narekure, amaboko afashe iby'uyu mubyeyi narekure, amaboko afashe iby'uyu mugabo narekure, amaboko afashe iby'uyu musore narekure, amaboko afashe iby'uyu mukobwa narekure, amaboko afashe iby'uyu mubyeyi narekure, amaboko afashe iby'uyu muryango narekure, amaboko afashe iby'iri torero narekure, amaboko afashe agwatiriye narekure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ayo maboko agira ute? Akubitwe. Ibyo biganza bikubitwe, iyo myuka ikubitwe. Ayo maboko yafashe amaguru akubitwe, iyo myuka yafashe ibirenge akubitwe, ayo maboko yafashe umutwe wawe akubitwe, amaboko yateje ubwo burwayi akubitwe, izo mbaraga z'umwijima zikubitwe, ibyo bitero by'ikuzimu bikubitwe. Umugabo wawe arekurwe mu izina rya Yesu, abana bawe barekurwe mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, hari ibyakiriwe. Ndumva hari umuntu wakiriye. Nyandikire muri commentaire umbwire ngo pastor ndakiriye, kandi pe minsi igiye kugusubiza, kuko ndumva hari ukuboko kuvunitse, hari ukuboko k'umudayimoni kuvunitse, hari ukuboko kw'ikuzimu kuvunitse, hari ukuboko k'umwanzi kuvunitse. Ibyo wari utegereje igihe kirekire ugiye guhuzwa nabyo, hari amasezerano ugiye guhuzwa nayo, hari ikirere ugiye kongera kwinjiramo bitandukanye n'ikindi kirere wari ufite. Ndumva umwuka w'Imana, ndumva imbaraga z'Imana zimbwira ngo zije gukiza abantu ibintu byari byarabaryamiye, byari byarababujije umugisha, byari byarababujije kwakira. Amaboko yawe ajya kwakira ukanyagwa, ibiganza byawe bijya kwakira ukanyagwa. Igihe cyo kugira ngo usingire nicyo gihe cyo kwamburwa, igihe cyo kugira ngo usingire nicyo gihe cyo gufata ubusa. Umva, hari amaboko avunaguritse kugira ngo wakire, hari ibiganza bikubiswe hasi kugira ngo usingire. Nyakira uvuge ngo amena. Hari amafaranga yari yaragwatiriwe arekuwe. Kuki Imana ikubwira amafaranga ukayabura kandi yarayakubwiye? Erega hari ikirere kiba gihari kiyamira, none ugasigara ngo ariko Mana ngo nge warambeshya. Imana ntibeshya. Hari imyuka ishinzwe kumira ibyasezeranijwe. Nicyo gituma ibyasezeranijwe ababisezeranywa baba ku mavi kugira ngo babyakire. Amavi niyo atuma twakira ibyasezeranijwe. Iyo uvuye ku mavi hari imyuka imira amasezerano. Nicyo gituma imyuka imira amasezerano tuyikubitisha gusenga tukakira amasezerano. Ndumva hari amafaranga wakiriye, hari indi igiye kubyara yifuzaga kubyara, hari indwara igurutse muri wowe itazongera kwibukwa cyane, hari umuntu wanyu wari waraboshywe wawe yari yaraboshywe, Imana iramuzituye kandi iminsi izagusubiza. Uzabona ko Imana zituye abawe, uzabona ko Imana zituye urubyaro rwawe, uzabona ko Imana zituye urugo rwawe. Umutware wawe agiye kuziturwa. Umva, mu muryango wawe wari waraziritswe, Satani yari yaraboshye ari gukanyaga igihe kirekire, hageze ngo arekure. Amaboko agiye kuvunagurika, yari yaramuboshye avunagurike mu izina rya Yesu. Ego, erega ndakubwira ukuboko kuvunitse kukarekura. Aha, Herode yibwiraga ko agiye kwica nde? Petero. Ariko amaboko ya marayika, vuga ngo amaboko ya marayika, akura Petero mu nzu y'imbohe, amumurikira abera, amumurikira abera. Muze gusoma umurongo wa 11 kiriya gice cya 12, haravuga ngo nuko Petero ageze hanze, asohotse, abonye burya ibyo yararimo, aravuga ngo natekerezaga ko ari inzozi, sinatekerezaga ko ibintu biri kuba. Aravuga ngo ashima Imana. Uyu murongo washimishije wa 11, reka mwumve kuvuga. Murongo wa 11 uravuga ngo nuko rero, murongo wa 11 ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko yande ya Herode. Mu maboko yande? Erega hari igihe umuntu aba ari mu maboko y'undi muntu ntabimenye. Herode yari yagwatiriye Petero, umugamba ari wo kugira gute? Ari wo kumwica. Ariko Imana yohereza marayika wayo imukura mu maboko yande ya Herode. Hari amaboko yari yaragwatiriye ibyawe arabirekuye, hari imbaraga zari zarafashe ibyawe zirabirekuye, amaboko yagwatiriye ibyawe arabirekuye. Haleluya. Umva ijambo uko rivuze ngo Petero agaruye umutima
aribwira ati none umenye by'ukuri yuko umwami Imana atumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikangiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Hari ibintu abantu bari biteze kuzaba babonye ikinyuranyo. Icyo abantu bibwiraga ko bazabona babonye ikinyuranyo. Petero bibwiraga ko bategereje kubona umurambo bakawuhamba, babona Petero muzima agarutse ashima Imana. Ngo umunsi yakomanze ku rugi ngo umukozi wo mu rugo niwe wamubonye mbere, arababwira ati mbonye Petero. Ati have wa mwana we, have ntukajye ubonye igicucucucu cye cyangwa ubonye iki? Ntabwo bishoboka. Basengaga batizeye ko bishoboka, ariko birashoboka. Umva nkubwiza ukuri, nubwo wasenga utizeye ko bishoboka ariko birashobotse. Nubwo wasenga utizeye ko byakunda ariko birakunze. Basengaga batazi ko Herode yamurekura, bo bibwiraga ko azamurekura. Ntibamenya ko amaboko ya marayika w'Imana ukomeye, marayika w'Imana ukomeye ajya asanga ibyacu byazikirikiwe, ibyacu byabohewe akabizitura. Erega ibyaho byabohewe marayika arahazi, ibyaho byazirikiwe marayika arahazi, umugisha waho wahambiririwe marayika arahazi. Hari amaboko agiye kumanuka akubita andi maboko yari yarabifashe mu izina ryande rya Yesu. Reka nsoreze muri iri jambo turisengeremo. Ezekiyeli 30 ora bashara base karabosha ndereba. Ezekiyeli 30 ku murongo wa 21. Kadusome mu izina rya Yesu. Amaboko afashe ibyawe agize ate? Nde wabitangaza? Agize gute? Nyamara hari umuntu wawe urekuwe, hari umuntu wawe numva ararekuwe. Uwo muntu wawe ararekuwe. Erego uwo muntu wawe ararekuwe. Izo mbaraga zari zaramufashe ziramurekuye, iyo myuka yari yaramuziritse iramurekuye, bwo butware bw'umwijima buramurekuye, ayo maboko yari yaramugwatiriye yaramurekuye, ayo maboko yamugenzaga aramurekuye. Erega wajya guyoberwa igituma usenga ntibikunde, hari amaboko yari yaramufashe. Agize ate? Aramurekuye. Agize ate? Aramurekuye. Amaboko afashe ibyawe arabirekuye. Agize ate? Arabirekuye. Nyakira uvuge ngo amen. Ezekiyeli 30:21. Mwana w'umuntu, navunnye ukuboko kwa Farawo mwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti, ntikwashyizweho n'igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuze ati, dore nibasiye nde? Farawo. Imana ijya yibasira abakwibasiye, Imana ijya yibasira abatwibasiye, Imana ijya yibasira abatwibasiye, Imana ijya yibasira abatwibasiye. Imana yibasiye ukuboko kwagize gute? Kwakwibasiye. Marayika w'Imana yibasira ukuboko kwakwibasiye. Marayika w'Imana yibasira ukuboko kwagize ute? Kwakwibasiye. Bashaka dusenga. Mwana w'umuntu, nicyo gituma 22, nicyo gituma umwami Uwiteka avuze ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi. Nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna, mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Amen. Buri Imana ivuze ngo navunnye amaboko ya Farawo, ariko kumwe gusigara kugifite inkota. Nuko Imana hari uko yavunnye uratabarwa. Hari igihe yigeze ivuna ukuboko kumwe ubona intsinzi, hari igihe yigeze ivuna ukuboko kumwe wenda urashyingirwa, wenda urabyara, wenda se ubona inzu, wenda se ubona akazi, ariko hari andi maboko akikurwanya. Yavunnye ukuboko kumwe ibintu ubona biratunganye biciyemo, ariko hari ukundi kuboko kugikirana nako. Noneho ngigiye kumavuna amaboko yombi, kumuvuna amaboko yombi, ngifate n'inkota yakurwanyaga riri mu kuboko iyigushe hasi. Noneho nawe witse uruhuki, indu byakira avuge ngo amen. Agira ngo dusenge. Ese abantu tugize umugisha wo kuba turi kumwe, ndashaka ko dusengana, ndashaka ko dukora iri sengesho. Ni isengesho rigufi cyane, ni isengesho rigufi cyane,
ni isengesho rivuga cyane, rigufi cyane. Imana niba ivunnye ukuboko itegure. Imana ivunnye ukuboko uritegura. Ntukamere nk'umuntu udasenga. Nabonye ikintu gikomeye, iyo igise kiriye umugore aba yiteguye kwakira iki mama, umwana. None ni ukuvuga ngo iki gise cy'aya masengesho kirakubwiye ngo itegure kubona ubutabazi buvuye ku Mana. Noneho reka kumenyera. Hari abantu bavuga ngo turabimenyereye. No, ijambo ry'Imana ntirimenyerwa, rikorera abaryizera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ku cyumweru, mu kwezi, mu mwaka, rikagaruka rihora rikora. Ntirimenyerwa, ni ijambo rigukorera. Hari amaboko avunitse ukakira, hari amaboko avunitse ukakira, hari amaboko akubiswe hasi ukakira, hari amaboko agiye kuvunagurika kugira ngo wakire, hari imbaraga zikubiswe hasi kugira ngo wakire. Itegure kwakira, itegure gushimira Imana, itegure kuririmba indirimbo nziza, itegure kuvuga ngo Mana ndabizi neza ngiye gushima Imana kubw'uko hari amaboko arekuye ibyanjye, yari yaragwatiriye ariko ararekuye mu izina rya Yesu. Mana y'amasezerano, tugiye gushima Imana. Ninde ugiye gushima mu bambere? Ni ngewe. Reka nivuge ngewe. Uko hari ukuboko kugomba kuvunika ngatabarwa, hari ukuboko kugomba kuvunika nkabona amasezerano. Ese ubundi gutusenga ntiwizere ko Imana yagutabara? Ese ubundi gusenga kwawe ntiwitegure gushima? Itegure gushima, ndabikubwiye. Ese wasenga ntiwitegure gushima? Yemwe birashoboka. Niba usenze ukizera, jya witegura kugira gute? Gushima. Hari amaboko agomba kuvunika ugashima, hari ibiganza bigomba kurekura ukakira, hari ibirenge bigomba kuza aho uri ugashima, hari intambwe zigomba guterwa aho uri ukamenya ko Imana ari Imana ishobora byose. Mana y'amasezerano, duhagaze imbere yawe. Hari amaboko agomba kuvunika, hari amaboko agomba kuvunika. Yagwatiriye ibyacu n'abacu aravunitse, yaboshye ibyacu aravunitse, yagiye aturwanya aravunitse, yari yaratubangamiye aravunitse. Mana izi guhora, wafashe abanyegiputa bari barababaje Abisirayeli imyaka 430, urabariha, urabariha, uravuga ngo no, ntabwo mushobora kubura guhembwa mwarakoze. Urabahemba. Si icyo gusa, uvuna inkoni Farawo yari yishingikirijeho, ariyo maboko ya Farawo, uyamarira mu nyanja. Hari amaboko yababaje abana bawe, hari amaboko yakubise ubwoko bwawe, hari amaboko yatorutiriye ubwoko bwawe. Reka ayo maboko atsindwe, reka ayo maboko avunagurike, reka ayo maboko abura imbaraga, reka ayo maboko atendebuke, reka ayo maboko arekure, reka ayo maboko aveho, reka ayo maboko ye gukomeza kwabaza abana bawe. Turabisengeye Mwami, turagushima ko ugiye kubikora. Uyu munsi amaboko afite ibyacu arekure, amaboko afite ibyacu arekure, amaboko yahambiriye ibyacu arekure, amaboko yahambiriye abacu arekure, amaboko yahambiriye imigisha yacu arekure, amaboko yahambiriye viza zacu arekure, amaboko yahambiriye ingendo zacu arekure, amaboko yahambiriye ubutunzi bwacu arekure, amaboko yahambiriye ibyangombwa arekure, amaboko yahambiriye ibyo dusengera arekure. Hari icyo ndi gusengera arekure, hari icyo mugenzi wanjye asengera arekure, hari icyo mugenzi wanjye yingingira arekure. Icyo kintu cyaboshywe kirekurwe, icyo kintu cyaziritswe kirekurwe, uwo muntu wahambiriwe arekurwe, uwo muntu waboshywe arekurwe, izo mbaraga zamufashe zimurekure, ibyo biganza byamuboshye bimurekure, ayo maboko yamuhambiriye arekure mu izina rya Yesu. Hari imyuka igomba kurekura, hari abadayimoni bagomba kurekura, hari imyuka abarozi igomba kurekura, hari ubutware bw'umwijima bugomba kurekura, hari imbaraga zikuzimu zigomba kurekura, hari imyuka igomba kurekura, hari imbaraga zigomba kurekura, hari ibiganza bigomba kurekura, hari ibirenge bigomba kurekurwa mu izina rya Yesu. Amaboko afashe ibyacu abirekure, amaboko afasha abacu abirekure, abarekure tubabone, abarekure tugendane, abarekure tugende hamwe, abarekure twishimane, abarekure tunezeranwe, abarekure twongere turirimbiza amazamuka, abarekure tuvuge ineza y'Imana, abarekure tuvuge urukundo rwa Kristo, abarekure turushaho kunezerwa, abarekure. Amaboko afashe itorero arirekure. Satana ajya arwanya itorero, amaboko afashe itorero arirekure, amaboko afashe itorero arirekure kubw'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Petero arekurwe, Petero yongera avuga ubutumwa mu izina rya Yesu.
imbaraga za Kristo zigaragare. Erebo shode bose kateza. Amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe ibyo bintu uri kwingingira arabirekuye. Ubisengeye igihe kirekire arabirekuye. Satani yarabigwatiriye arabirekuye. Ikuzimu bari barabiryamye hejuru barabirekuye. Umva n'ibisubizo bya Daniel byagize gute? Byararekuwe. Na Petero yararekuwe. N'Abisiraheli bararekuwe bava muri Egiputa imyaka 430. Sinitaye ku gihe ubisengeye, sinitaye ku myaka ubitegereje, sinitaye ku gihe wabyingingiye, sinitaye ku gihe wabihanuriwe. Hari amaboko yari yarabigwatiriye arabirekuye. Byakira uvuge ngo amen. Soza soreje muri Zaburi ya 71 ku murongo wa 21 n'uwa 24. Zaburi yo gushima. Ndabizi neza kugiye gushima. Ugiye kugira gute? Wongere wikore uvuge ngo mutima tugiye gushima. Umva wa mutwe wanjye ugiye kuzashima. Isoko y'amarira izakama, hasigare mu isoko y'amashimwe. Wa maso yanjye we ugiye kureba iby'amaso atari yiteze kubona. Wa matwi yanjye we ugiye kumva ibyo matwi atari yiteze kumva. Imana ibyo ngibyo byabiteguriye abayisenga. Zaburi ya 71. Zaburi ya 71 mu murongo wa 21 havuze ngo iki? Haravuze ngo ungwirize gukomera, uhindukire umara umubabaro. Mana y'amasezerano, ungwirize gukomera. Nurangiza uhindukire umara iki? Oh my goodness, my goodness. Mana y'amasezerano, mana we, mana nziza, mana. Ungwirize gukomera, uhindukire umara umubabaro. Nanjye nzagushimisha Neberu. Mana yanjye nzashimisha umurava wawe, ni wowe nzaririmbira ishimwe, mbwira inanga uwera w'Abisiraheli. Mbwira inanga uwera w'Abisiraheli we, iminwa yanjye izishima cyane. Ubwo nzakuririmbira ishimwe, n'ubugingo bwanjye wacunguye buzishima, kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwa umunsi wire, kuko abashaka kungirira nabi bakorejejwe isoni baramwajwe. Amen. Abashakaga kungirira nabi bakojejwe isoni bagize gute? Baramwajwe. Aka kantu kitondere, aka kantu uzikunda Imana igira. Bibiliya ivanga Imana izakoba abanzi bacu bakobe, izababwira atayinya abana banjye. Erega abana banjye mwari mushatse kubica. Abana banjye wari uzi ko uri umwana w'Imana, ngo Imana izabakoba abanzi bawe, ngo kandi ngo igukijije gukorwa isoni abanzi bawe irabamwaje. Ijambo ryitwa kumwazwa ni ukurogoya umugambi wari uriho mubi, umuntu akakubona umeze neza atagishoboye gusohoza imigambi ye mibi. Nicyo gituma Imana ikoze ikinyuranyo, enverisi, igiye gukora ibyiza mu cyimbo cy'ibyago wibwiraga. Mu izina ryande mwami wanjye nzagushima, nzavuga gukomera kwawe, nzaguhimbariza mu iteraniro ry'abera, nzavuga gukiranuka kwawe umunsi wire, kuko abanzi banjye bibwiraga ko bagiye kumira bunguri bakamaraho. Amaboko aravunaguritse, imbaraga ziratendebutse, ibyari byaraboshywe birarekuwe. Umugisha wanjye ndawakiriye. Ndagushimiye kubikoze mwami, ndagushimiye kubiremye, ndagushimiye kubitunganije. Kandi mwami, iki gitondo cy'imbere cy'umugisha, aya mahirwe sinzayibagirwa kandi sinzayapfusha ubusa. Nakiriye ibyo nasengeye kandi mbyakiranye ituze, mbyakiranye ishimwe mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. We tugeranye ku munsi wa 5. Turakomeje n'umunsi wa 6 kugera ku munsi wa 7. Tuzasoza ku wa 5 amasengesho yacu iyo kuyoboza Imana inzira, dukubita buri mwuka wose uboha ibyacu. Imana ikumbere umugisha kandi guha amahoro. Shalom shalom.